Hello guys bakunzi ba Rise Up Media TV abari mu Rwanda no mu mahanga ndabasuhuje kandi nzi neza ko mukomeje kugubwa neza nkuko mubibona rero kuri screen zanyu uyu musore yitwa Haririmana Jean ni umwe mu basore basetsa cyane ndetse akaba yifite impano zigiye zitandukanye by'umwihariko n'umufana w'ikipe ya Etincelles ikipe y'umuntu ari burengerazuba mu karere ka Rubavu. Uyu musore rero akaba hanafite ubumuga akaba hari byinshi akomeza kugenda agarukaho, akaba nifuza ko yafashwa akaba yabona imbago kuko nizo akoresha ngo zitameze neza, ariko kandi mu buzima busanzwe akaba akomeje inzira yo kwiteza imbere kandi akaba afite inzozi zo kuzagera kuri byinshi nk'abandi bose. Rero nzi neza ko mukomeje kugubwa neza aho muri hose, reka bahereze kaze mwumve byinshi twaganiye n'uyu musore Haririmana Jean. Ikaze kuri Rise Up Media TV. Nge nitwa Yves Mukundene. Bimeze bite musa? Ni sawa papa. Biragenda. Nishimiye kuba ngeze hano. Bahita muri Rise Up Media TV. Nuza Rise Up Media TV. Rise Up Media TV. Bimeze bite se ndo musaza? Ni sawa papa. Biragenda. Hasi ko mbara ntasobaga bimeze bite manje? Ko mbara ntasobaga. Oya nuko mukanya ubu ngubu ngiye gukora umuti kuri stade. Mukanya hagiye kubiki? Match ya Etincelles. Match ya Etincelles Football Club na Sunrise. Okay. Biragenda se mu buzima busanzwe? Biragenda buhoro. Hari undi witwa mbere na mbere. Nitwa Haririmana Jean bakunda kwita Jevdir. Bakunda kwita Jevdir. Kenshi nkorana muri umujyi wa Gisenyi, ubundi mu buzima busanzwe mu rugo ntihe. Mu rugo ni ku Murenge wa Rugerero. Isuko waje hano buri gitondo nk'igihe ngona nka saa 11 cyangwa wirarira muri city nk'umusaza. Ndazinduka. Uje mu bikizi ubundi ukora kazi mu buzima busanzwe. Ngewe ngewe n'ukugenda wenda gacungira n'umuntu imodoka kamereza n'izo sengisa cyangwa disi. Ni hariya ku soko cyangwa kwa Okay. Nese urubatse cyangwa uri umusore bimeze bite? Ndi umusore ntago nubatse. Ntabwo wubatse? Okay. Harubwo biteganya se? Ndabiteganya. Ufite umukunzi se? Ufite umukunzi? Umukunzi ntago wamubura. Wese utamushaka kandi utamubura. Utamushaka kandi utamubura. Nuko nkire kurwana kuri barumuna banje barangiza amashuri. Babarihira se? Kubarihira. Iyi Imana yampaye ibiceri ndabishurira. Cyangwa nkamugurira n'inifomu n'amakaye. Yego. Bw'imere kuri mu buzima busanzwe ufite n'ubumuga wagonzwe n'imodoka. Bangonze 2000 na rimwe hariya kuri centre culturelle. Byari bigenze bite? Yarakase akimara gukata ahita nkubita. Akatiye indi modoka. Ariko hari icyo wafashije? Bagwaye ku mafaranga? Bamaye amafaranga nubwo ari make. Ayo bagwaye se yamajije kuguramo inzu. Waguzemo inzu? Ufite iwawe? Mba kwa mama inzu barakodesha. Ubu nawe uri boss buri kwezi baguhereza ibiciro? Duke ya urabizi inzu zo mu cyaro. Mwese Rugerero ni mu cyaro? Mu Rugerero ubu hatangiye ku mu mujyi. Abasaza rero by'umwihariko mwe muri n'abafana rero gutyo kenshi bamwashyizemo n'agacupa cyangwa wowe ntabwo unywa Ngewe? Oya. Yawe unywa inzoga se? Unywa iyihe nzoga se? Ntabwo unywa inzoga ariko unywa iyihe nzoga? Ngewe? Ikintu unywa ni fantaji. Inzoga unywa ni ubuhe bwoko nubwo utazikunda? Ni iyo unywa kukunze Inyange. Iyo unywa kukunze unywa iyihe? Kuko no kuvuza icyo kivuvuzera agira bisaba imyuka. Bisaba wenda kunywa ku kaye gacupa. Wenda nka byeri. Byeri. Knowless. Knowless. Ubusanga mwihe muri iki gitondo. Niko ndabona ureba neza. Oya, ubu ngubu nayo nari nawe. Ntabwo ari wanywa. Wasomyeho gake. Wasomyeho gake. Oya ntabwo nanayinywa. Bakanywereza. Ndayinywera kuri stade ngiye gufana. Ese kuri stade habamo akabari? Hari mu muganda habamo akabari? Oya hari igihe uba urinde ko match itangira ugasohoka ukabanza kujya kwica inyota. Hari n'igihe muri stade ziza. Inzoga se? Ugashyiramo icupa nta problem. Kubera Primus National League. Ari we muterankunga. Nese mu buzima busanzwe ubundi ubayeho gute
ubona icyo kurya gute ubundi bimeze bite bimeze keretse nkamwe iyo mumfashije nibwo mbona icyo kurya kandi uvuze ngo inzu yawe irakodeshwa irakodeshwa none se warindira ko ukwezi kutari kwageraho ko bakwishyura ubuzima busanzwe ubayeho gute nabagira neza bampereza nkuko wabona nciye hano ukampamagara ukampa igiceri iyi nzu yawe ikodeshwa se inzu yawe ikodeshwa ukwezi se kuba kwageze ariko abajama binaha hari n'akandi kantu mugira naho Gisenyi ngo ni umujyi w'ubukerarugendo usanga mwatwitse muri weekend ewana nawe ujya witabira ibirori rimwe na rimwe mu weekend ndi n'umusiporutifu reka ubana nawe ni inkumi ngenda muri Rubavu peti okay inkumi hari ukuntu ngo abasore bene usanga bataka ubukene sibyo kandi ugasanga amafaranga yakoze ariko ugasanga mu weekend udufaranga twose ugasanga araduhaye inkumi ntabwo ari twese ntabwo ari twese wobaha make wobaha make oya nta nayo mba ubigenza utese nta nayo mba ibanga niri ibanga ngewe nigurira ibiryo ugura ibiryo ubu urebye ukajyana hariya kuri bisumira niho nkunda kurira yego none mu buzima bwawe wenda tugirengagije gatoya nta muntu utagira inzozi ubu bomba inzozi zaba ari izihe ese no kuzigumana kuri uriya muhanda kuri ubusaba cyangwa se ushaka ubuzima bigoye inzozi zawe ni izihe wapi ngewe inzozi zanjye ni uko nzava mu muhanda nkaba umworozi kubera Imana ibintu by'umuziki ujya ubimenya ibintu rero by'umuziki umva kuri umusiporutifu kugira nzarebe umuziki cyangwa filime hari umupira bikubiye gake ariko hari abahanzi ubuzi hari abahanzi uzi umuhanzi uwo nakundaga ni Jay na Meddy ni nk'iyo ngoma ya Jay Polly wibuka ingoma tudukubitiro n'akapera gatoya nk'umuntu w'umusaza umva ingoma nzi bazishima yapfuye niko yitwa se niko yaririmbye dukubitiro gake twumva ntabwo nari gusubiramo ubu ngubu ngiye kujya kwisiga irangi akantu gato k'amasegonda nk'icumi kuko n'undi dusigaranye umuntu uzimwe ngo tugende amasegonda 10 twagiye babara mu cyubahiro cyawe nzaza undi munsi mwese nagushaka guhereza abafana banaguteza amatwi akantu kuko regana abantu bari gukorera kuri TV hariya nuko ikipe ya Etincelles iraza gutsindira kuri Jay Polly urimo uravuga ngo ku muhanzi ngo uwo muhanzi wawe agakapera nzakabasubiza nzakabahereza ejo bundi n'ingaruka kandi nzagaruka yego uvuze ko ukunda na Meddy indirimbo za Meddy uzi ni zingahe tubwiremo ebyiri nk'indirimbo za Meddy amazina yazo ebyiri mbajije byinshi rwose mbabara nzaza nayanditse nzanayiririmba neza kandi ari umuhanzi ukunda ntabwo uzi indirimbo ze mbabara rwose ntabwo uzizi nzaza nayanditse indirimbo za Meddy ntabwo uzizi kandi ari umuhanzi ukunda nzaza nayanditse uravuze ngo kenshi ngo ibintu byo kuranga umuziki yawe bikubiye gake ngo kiretse hari match siko uvuze none se ubwo ibintu byo kubetinga se ujya betinga ibintu bya beti nigeze mbetinga nge 100,000 birangira ubimashije ikize cyangwa uryo bisubizamo narugeza betinga nuko hari ikintu wakugejeje hose hari ikintu amafaranga yakugejeje iyo beti ahubwo nahise none birangiza ntabwo ukibetinga se usibye real none se mu buzima busanzwe uretse izo nzozi zo kuzava ku muhanda uruhare rwawe ubona ari uruhe njyewe uruhare kugira ngo nawe ugiye muri kujya uzave kuri uriya muhanda nanjye nshaka kuzubaka urugo mbe nk'undi mugabo mve mu muhanda nuko nanjye nubake nanjye nzabyare yego rero hano iyo tunaganira tugiramo agace
kubumenyi sibyo utuntu duke cyane sibyo uri tayari tutugarukeho ndi tayari ibintu by'amagorane urabizi amagorane ni byose numva kuri radio ra nguki amagorane gute sobanura yego uvuga ngo ni ikintu tuvuga ugasubiramo hano kuri Rise Up Media TV uri tayari uri tayari gusubiramo nta gutekereza byinshi uhita usubiramo iyo utsinze mu nshuro 3 zikurikirana urahembwa aho kwinjira inshuro ya mbere ubwiye kabiri n'iya gatatu nukomeza ugatsinda uzahembwa ugiye kuvuga rero usubiremo twagiye twende uriteguye twende tayari banza ugabanye igihunga aha abangaba barahaba ngo bahabe aha barahaba bongere bahabe usubiramo gatatu gakurikirana hari igihe ubitsinda twagiye aha abangaba barahaba ngo bahabe Ikinyarwanda aho ngaho barahaba bongere bahabe ongera aho ngaho barahaba bongere bahabe aho abangaba barahaba ngo bahabe aho ngaho barahaba bongere bahabe aho ngaho okay dukomeza rutugenda tuganira n'ibindi sibyo tugenda tugana ku musozo ko kugiye kujya muri match mu kanya gatoya sibyo cyane rwose yego abayobozi ujye bamenya Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yitwa nde Mutabazi ntabwo ari yego ni Mutabazi irindi naryo nibuka ibuka neza irindi ntabwo ngibuka nta nije kuza se Gatabazi irindi ntabwo ngibuka guverineri w'intara y'Uburengerazuba yitwa nde gavana ubwo sumbajije gavana nimba ari Alphonse nimba ari nde mbaza irindi nkubaza ikindi kimwe cya nyuma tugenda tugana ku musozo u Rwanda ruherereye kuwe mugabane na Amerika na Aziya n'indi byinshi itandukanye Afrika ni muri Afrika urabizi neza na Afrika na Amerika tekereza neza nta kibazo shyira igihungu na Amerika na Aziya Afrika wari icyo watubaza njyewe igihe rero kigitekereza by'umwihariko hari nk'ikintu waba wifuza wenda ko wanafashwa mu buzima busanzwe kugira ukomeze kwiteza imbere wenda mbonye nk'umuntu akamfasha ngacuruza nanjye nava mu muhanda ntabwo mba mbyishimiye ucuruza bumva ko nk'igishoro wabona cyangwa cyatuma ucuruza nubwo wanshingira n'ikarito hariya nayicuruza karito yangahe nubwo wandangurira ibintu by'ibihumbi 100 nayicuruza nicyo kintu bumva wifuza ubu uteganya kuzarongora ryari rero njyewe kubera barumuna banjye benda kurangiza amashuri ndi kumva ko wenda 2025 nzaba mfite urugo ntujya kuzana umugore wumva uzagendera ku ki umukobwa umeze uti icyuki cyatari cyangwa uzishakira umwana wo mu rugerero fiyongiye wowe Nyagasani yaneguriye ni umunyakigali ndabizi uzigira i Kigali gushaka umukunzi ari hari cyangwa inshuti yanjye iriyo ufite umukunzi ko ravuze ko ntawe ufite se yitwa ndetse musuzera kuri Rise Up Media TV musuzera rwose kuri Rise Up yego n'izina rye ariko bamwita Ange nde Angelique iko yitwa wamukundiye iki se wamukundiye iki nuko twakinanaga imikino y'abafite ubumuga okay nawe afite ubumuga
Nyagasani azakomeza bashoboze kandi tuzabutaha. Asante. Ubu rero ugiye kujya gufana mu kanya gato. Ubu ngiye kubanza kwisiga irangi. Kurya isiga ubwo bibasaba ngahe? Ni sengisa gusa. Ubwo ndi yabatangira se? Ndi yabatangira. Umuyobozi wo muri Etincelles. No ubwo abahitamo se yagendeye kuki? Abahitamo agendeye kuki? Gushyushya muri stade. Ubu nawe bacanye umuriro. Uvuze rero siko nabibona. Dore ngiye. Ubu wayikuye he? Wayikuye he? Ivuvuzera. Ivuvuzera ni umushuti wanjye. Ubundi iyi ngiyi igura 5. Nukuri kwibana. Ubwo ntabwo wajya gufana ngo utaye nta kintu uzanye. Yakubye nta yafite uragenda. None rero abasore bagenzi bawe usanga buri gihe bafata amafaranga asanga biruwa mu businzi bihe nama wabagira. Icyo nababyira ni ukugabanya ubusinzi kuko ejo n'ejo bundi ayo mafaranga yaba yabonye yamugira n'akamaro ntawe umenya aho bwizageze. Bashobora kukwirukana mu nzu bakavuga ati turayipandishije. None inama ndi kubagira ni uko bava mu businzi. Niba akajya nka zingahe nko ku munsi? Kunywa zingahe? Kuko uri kubagira inama ngo bave mu businzi. Wowe unywa nka zingahe ku munsi? Njyewe kuko wowe ubusinzi waraburetse unywa nka zingahe ku munsi? Wenda bikabije Knowless 2 gusa. Utunywa ku munsi? 2 gusa. Ubwo nande bakwiye kujya banywa zingahe? Nabo bafata kurwo rugero wenda bakashira motamoro sibana zimwe cyangwa yakabije ni 2. Abajamaro b'iminsi n'ikintu gisigaye gikunda kubaho cyo gukoranga imibonano mpuzabitsina benshi ngo ntimunikingire. Ugasanga imibare y'abandura sida ndetse n'izindi ndwara ikomeje kuzamuka. Mwe mu bigenza mute? Wowe ikingira ugiye kubikora? Urikingira. Ujya ukingira? Agakingirizo. Uragakoresha? Uragakoresha. Wowe ujya ugakoresha? Uragakoresha? Wenda nshaka kubonana na sheri wanjye n'agakingirizo. Niba ugiye no kubana n'agakingirizo? Umugore wanjye ntago namwanga. Wowe ikiganira ku byanje Angelique. Abandi se nize nama ro bagira? Inama nabagira abajya mu busambanyi nuko bajya bakoresha agakingirizo. Cyangwa se bikabyiza bifashe. Bakifata bakabyanga paka umugore yashatse wisezerana. Ubwo kuri wowe wumva ko icyiza ari ukwifata kuruta no kujya gukoresha agakingirizo? Wana kwifata. Byakwanga akaba ari bwo gukoresha? Byakwanga? Ubundi biterwa n'ubusinzi. He nabikora atari uko basinze. Abo ngabo barananiranye n'abagore babo. Barananiranye? Yego. Soro turagenda tugana ku musozo. Gira rero ikintu ubwira abantu bose bakorera bagakorera Rise Up Media TV. Icyo nababwira ni uko bagira akazi keza, Imana ikabaha umugisha mu byo bakora byose. Bajye baraza kutwegera hariya nk'uko habibu cyangwa ku isoko, natwe tubahereze ibibazo tuba dufite. Nta kindi wababwira se? Nta n'agasitoro wabahereza? Wabaterega n'agasitoro rega barakureba ngabo ari. Ikindi ni uko nshaka ko bazankorera ubuvugizi bamfashe. Dore ubu hariya mu rugerero wa rugerero umuntu banzaniye imbago barazinyema. Umuntu ushinzwe abafite ubumuga ku murenge wa rugerero witwa Soki. Ndi kugira bazankorera n'ubuvugizi kabisa. Imana ijye ibaha umugisha bazampereza izo mbago. Urifuza imbago?
Izo ufite izo hano ufite reba kuntu zingana zirashaje. ushaka inshyashya zagufasha. Mwiso yese kwimye nta kindi kintu nta yindi mpamvu cyane zaze kugenewe. Oye nari nzigenewe kandi urumva mvuka ku murenga rugerero. Nari nzigenewe ahubwo nuko bahinduye umuyobozi w'igitifu wahabaga aragenda haza undi. Ubuvugizi buzakorwa twizeka ari kukubona azagufasha sibyo? Asante. Yego ngaho rero gira ijambo rimwe ubuti subscribe kuri Raise Up Media TV. Babwire hariya rwose. Murakoze cyane. Turimo turavuga turashima ubuvugizi mudukorera. Raise Up Media TV. Raise Up Media TV. Imana ibahe umugisha. Asante. Mwese mwakoze kureba Raise Up Media TV. Abakoze subscribe ndabashimiye. Ariko kandi kuri mwe mutarayikora yaboneka bikore kugira ngo uzajye komeza kubona inkuru nziza tubategurira kandi zibagenewe. We love you guys. Nitwa Yves Mukunde nti. Ciao ciao.